Siri waramutse waramutse neza ariko saburiya guhamagaye neza ra wasiriki waba ari igikondo akaba atuye za Kicukiro bisigaye bisaba kumuhamagara ngewe uburyo yamanga yawe guhamagara nge sinabibasha ubu kuza hano byamunaniye wasiri niko wasiri tangaza wasiri icyo mbaza ubu kuza hano byakunaniye kweri ku buryo wabanza kuguhamagara ubu ni ukukubyutsa ni ukuzana inuzi asigaye aremereye afite imirimo myinshi umwana w'umwami aba agomba kwibangura Wasiri umeze neza se meze neza nize muri primaire ahantu yitwa ku Kinunga hano haruguru igikondo niganaga n'abanyeshuri ndusha cyane hanyuma hari uburyo nabaga nabaye wa mbere abo duturanye abo hepfo yo mu rugo abo hirya yaho ugasanga uwaje hafi wenda abaye wa 17 undi wa 19 undi wa 22 hejuru ya za birote rero batanze twakoraga na klasoma yo muri quartier wasira kaguma ari uwa mbere none ugasanga wenda nka Eric baturanye nawe ariko nanjye ngo nabaye wa kabiri kuri wasiri bana wareba kuri birote ye ugasanga ni wa 17 undi ni wa 18 undi ni wa 19 undi ni wa 20 iyo ngibyo rero numvaga nabyo bisa nabyo murimo muraganiraho ni byiza ko wasiraguma ari uwa mbere ntago twumvise bamwe nitwumvise icyo ushatse kuvuga Wasiri kuzimiza cyane ntango umuntu uzimiza rwose birangora kubyumva sinzi niba wamfasha kubyumva neza bitangoye n'abandi badukurikiye erega njyewe ubundi banyita umuhanga wo guhuza ibidahura wari ushatse kuvuga iki se bwana Wasiri ugenekereje nahoze mbumva rwose ndi umwe mu bakunzi b'urubuga rw'imikino muzanshyiremo mwaba muri kumbona cyangwa mutari kumbona nanjye akaradiyo kanjye kaba kari ku musego rwose nahoze numva ingingo mwahere mwikigora bigaragara hari indangagaciro ziranga urugo rwa Wasiri aramutse mbonye n'abaye 92 nkurikiye umuntu wabaye uwa mbere inshuro 91 kandi umuntu tuzongera guhurira mu kizamini cya leta cyangwa ku isoko ry'umurimo icyo gikombe ntacyo nafata n'uwo mudari ntawo nafata kuko n'ubundi niduhurira imbere azongera twanyuze hanyuma tubwire igiteranyo cy'ibitego 6 ku busa urakurikizaho guterura igikombe tubwire ntabwo ari ibyo naguhamagariye nanjye ndi umukunzi rega w'urubuga rw'imikino bagomba reka tugere mu cyakuzanye tujye mu cyakuzanye ndetse nanaguhamagariye yego sinzi bya shampiyona niba ukibireba ariko naguhamagariye iby'igikombe cy'amahoro ufite match uyu munsi saa 12 mbere na mbere mwiteguye gute nka Rayon Sport murakoze cyane Radio Rwanda ngira ngo twiteguye neza cyane umukino kuko twatangiye iki cyumweru turi muri camp dufite abakinnyi 23 bari buze kuvamo abakinnyi 20 bagomba kwitabira umukino kuri uyu munsi tugomba gukina n'ikipe ya Gorilla saa 12 z'umugoroba abakinnyi 23 rero bariyongeramo abakinnyi babiri tutari dufite ku mukino duheruka gutsindamo Marine ibitego 2-1 abakinnyi biyongeramo ni Chimanga Chilembi Ramazan ndetse na Likau Fose Pizarro Kitoko nibo bakinnyi babiri biyongeramo kuko n'abakinnyi tutari dufite aba bakinnyi babiri bose uyu mukinnyi witwa Likau yagize minor knock yagize kuri match twerukaga gukina n'ikipe Chimanga ngira ngo abarebye umukino babonye ko atigeze awurangiza hanyuma na Chilembi Chimanga Ramazan nawe ntabwo yigeze asoza uwo mukino n'abakinnyi babiri bagira ibibazo by'imvune mu karere ka Muhanga ku mukino twakinnye na AS Muhanga aba bakinnyi babiri rero basanzwe bari mu bakinnyi 10 n'umutoza Renyingo France basanzwe yitabaza ku mikino ikipe ya Rayon Sport ikina abakinnyi babiri bose bamaze kugaruka muri squad bariyongera ku bandi bakinnyi 21 rero mutoza yarasanganywe ubwo turi abakinnyi 23 muri camp bari buze kuvamo abakinnyi 20 bari buze gukina uyu mukino ngira ngo urumva ko mudu ni nziza abakinnyi nta kirarane cy'umushahara babereyemo kuko n'uwanyuma ntekereza yabonye message nka nimugoro ariko ntekereza hari n'abayibonye mu gitondo wenda bitewe n'abanyi basanzwe bakoresha ntekereza kuva muri uyu mwaka wose twinjiyemo 2026
nta mukinnyi n'umwe ufitiwe ikirarane cy'umushahara. Ibirumvikanisha imbaraga komite ya Murenzi Abdallah ndetse na bagenzi be bakora n'imbaraga bakoresheje kugira ngo babashe gustabiriza n'ikibazo kiri financier cyari gisanzwe kigonga ikipe ya Rayon Sport. Ubu igisigaye ni deni abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport babereyemo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport yo kuba ibyishimo kuri iyi saa 12 z'uyu munsi. hanyuma hari amakuru yagiye agaragara yuko wo bita Aziz Basane Kulanya ndetse na Yannick Bangala bahanwe n'ikipe ya Rayon Sport kubera imyitwarire mibi. Wasiriye abantu bakeneye kumva icyo mubivugaho nka Rayon Sport. Aba bakinnyi ni iki bakoze kidasanzwe? Ntabwo ndi buze kujya muri detail nyinshi cyane z'uyu mukinnyi uyu Nuriya. Icyo nzi nuko nari maze kubabwira ko ikipe ya Rayon Sport ifite muri camp abakinnyi 23. Abakinnyi 23 ndi kubabwira batoranyijwe n'ubundi mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yari isanzwe ifite, kuko niba Rayon Sport isanzwe ifite abakinnyi 30, hari abakinnyi 20 bagomba kujya muri camp. Umutoza rero yahisemo gufata abakinnyi 23, ubwo hari 7 n'ubundi badahari. Ntekereza ko haba ari Aziz cyangwa se na Litombo waruvuze bashobora kuba bari muri abo 7 wenda batari buze gukoreshwa muri abo 23 bari muri camp bandi, cyangwa se bakaba banarimo sindamenya neza, gusa kugira ngo ku isaha 12 turi buze kumenya 20 bari buze gukoreshwa, ariko